Mwaramutse sashimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Shalom shalom. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma muri Yobu 35 umurongo wa 9 kugera ku wa 11. Yobu 35 umurongo wa 9 kugera ku wa 11. Haravuga ngo batakishwa no kurengana kwinshi kubwo kubabazwa n'amaboko y'abakomeye nicyo kibatera gutabaza. Ariko nta wavuga ati Imana umuremyi wanjye irihe, kandi ari yiduha indirimbo mu ijoro, ikatwigisha kuruta inyamaswa zo mu isi, kandi ikaduha ubwenge kuruta ibisiga byo mu kirere. Amen. Ubatakishwa no kurengana kwinshi kubwo kubabazwa n'amaboko y'abakomeye nicyo kibatera gutabaza. Mwabantu mwenge nkunda kuvuga ngo zinduka usenge, byuka usenge. Ntago dusenga Imana kuko turi mu bibazo, ntago dusenga Imana kuko turi kugeragezwa, ntago dusenga Yesu kuko twageze ahagoye. Oya, dusenga Imana yacu kuko ari Imana yaturemye. Dukunda Imana kuko ari Imana yacu. Kuba ari Imana cyo tukumva kiduhagije. Nagiye mbona abantu basenga kubera ko ibibazo byaje. Ntago umuntu asenga ibibazo byaje. Ijambo ryatubwiye neza ngo batakishwa no kurengana kwinshi. Ntago kuba turi kurengana ari byo bituma tujya gukunda Imana, ngo Mana turagukunze, ngo turaje dushima Imana, twereke Imana ko turi kumwe nayo. Oya, yego hari igihe umuntu agera mu bibazo bigasaba ko atabaza Imana, ibyo nabyo bibaho. Ariko se dusenga gusa ari uko abantu bageze mu bibazo? Imana izatubona ryari? Ese Imana iduteze ibibazo kugira ngo dusenge? Imana idushyire mu bibazo kugira ngo tubyuke dusenge? Imana izana ibibazo kugira ngo tubyuke tuyiramye? Birababaje. Kuki tutasenga Imana tuguwe neza? Kuki tutashaka Imana tumeze neza? Tukavuga tukumva Imana iratunejeje, tukumva Imana turayikunze, tukumva Imana yacu iraturyoheye, tukumva Imana yacu niyo kubahwa, tukumva Imana yacu niyo gushimwa. None se bakomeza bavuga ngo kubwo kubabazwa n'amaboko y'abakomeye nicyo kibatera gutabaza. Dutabaza Imana kuko amaboko y'abakomeye yatsikamiye abantu. Tubasengere kuko amaboko y'abakomeye yabagezeho. Oya, ndabyemera hari igihe umuntu agera mu bibazo, ariko se na mbere y'uko ibibazo biza ni iki umuntu yatambitsemo? Ubu tubajije ngo ni iki wigeze utambika mu mwuka wawe? Harimo iki? Tugiye gusoma cyangwa se tugiye muri cya cyabya kijyamo amasengesho y'abera. Mu ijuru ngo haba icyabya kijyamo amasengesho y'abera. Muri icyo cyabya rero cy'izahabu niho Imana igenda ikihumuriza igasangamo amasengesho y'abera, ngazamuka nk'umwotsi imbere y'Imana. Birababaje kubona Imana yageramo igasanga ntacyo twigeze dushyiramo. Birababaje kubona Imana yahagera igasanga umuntu ntiyigeze asenga ngo agire icyo ashyira muri cya cyabya imbere y'Imana. Hamwe umwuka wacu, hamwe amagambo iyo tumaze gusenga, umwuka wera araza agahindura ibyo twasenze, akabihindura umwuka, noneho bikazamuka bikajya ku Mana. Hanyuma tuvugishije ukuri nk'abakristo, urambwira ngo Imana igiye muri icyo cyabya yasanga warashyizemo amasengesho y'abana bawe, yasanga warashyizemo amasengesho y'urugo rwawe, yasanga hari ikintu wigeze ubitsamo ku buryo noneho Imana ivuga iti ubu ngubu nubwo ari mu bibazo, reka ahangaha hari icyo yabikijemo, hari icyo yashyizemo. Tugomba gusenga. Biravuga ngo dusenge ibihe byose, dusenge ubutitsa, dusenge. Haleluya, dusenge. Ntago dusenga kuko akarengane kaje, ntago dusenga kuko abanyamaboko bahagurukira amaboko yabo kugira nabi, ntago dutabaza Imana kuko ibibazo byabaye byinshi, ntago duhamagara Imana kuko tutagishoboye. Oya, ahubwo dusenga iminsi yose, dusenga ibihe byose. Abatesalonike ba mbere
5:17 kugera ku wa 18 haravuga ngo musenge ubudasiba, mubibaho byose muhore mushima, kuko ari iby'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Tugomba gusenga ubudasiba iminsi yose. Ibyo bivuze icyo ubudasiba? Tugenda umuntu arasenga, uhagaze wasenga, ntawe ukubuza. Nehemiya ngo ari gusuka vino ibwami, ngo nuko umwami amubajije ngo mbere yuko amusubiza ngo asengera mu mutima, ngo nuko yingingira Imana mu mutima. Ushobora kuba uri kumwe n'abantu ariko ugasenga, ushobora kuba wicaranye n'abantu wowe wibereye mu byawe uri kwisengera. Dusenga ubudasiba mu bibaho byose, niko bavuza no mu Batesalonike. None suravuga ko Nehemiya aho ngaho atasenze, yarasenze mu mutima. ngo nuko asengera mu mutima, abwira umwami aho yaserivaga vino icyo yasabaga, kandi umwami yarakimwemereye uko yagisabye. Yaramaze iminsi asenga, naho umwami amubarije ati niki cyaguteye agahinda, abanza gusengera mu mutima. Haleluya, haleluya. Amasengesho muri iki gihe tugezemo ni igihe cyo gusenga, si igihe cy'ibitotsi, si igihe cyo kugona, si igihe cyo kwitwara uko twiboneye, si igihe cyo kwipfusha ubusa, cyo gupfusha umwanya ubusa. Ni igihe cyo gukerebuka, umuntu agasenga, tugifite imbaraga tugasenga, bikemera tugasenga, turi mu bihe byiza tugasenga. Tugasenga, ugasengera ibyawe n'abawe. Umuntu wese muzima, umukristo navuga ngo ugomba kugira umunsi mu cyumweru ujyana ibyawe imbere y'Imana. Atari ukubera ibibazo, atari ukubera ibintu byahagurutse, oya. Kandi nawe ukagira n'igicaniro ushyize mu nzu yawe. Imana ikaba ifite aderesi aho muhurira mu rugo rwawe. Imana ikaba izi ahantu muhurira mu nzu yawe, mu nguni runaka muri Imana ikaba ibizi. Abana bakaba bahaza ati hariya naho mu masengera, naho udadasengera, naho bikaba bizwi. Imana ikaba izi ngo mfite igicaniro muri iyi nzu, muri uru rugo mfite igicaniro, muri uru rugo barankunda, muri uru rugo baransenga, muri uru rugo barandamya. Imana ijuru rikaba ribizi, iyo saha ijuru rikaba ribizi. Uwo munsi wihaye rimwe mu cyumweru wo kujyana ibyawe imbere y'Imana, ukirirwa imbere y'Imana, ugatitiriza, ugashaka mu maso y'Imana. Imana ikaba iwuzi, ijuru rikaba ribizi ko ritegura abamarayika kuri uwo munsi, ko uwo muntu ari buze. Haleluya. Ntago dusenga amakuba yahagurutse, ahubwo tugendana n'Imana ibizi igihe cyacu cyose. Turi imbere yayo, tuzi imbere yayo. Birababaje, nagiye mbona abantu, ariko cyane nagiye mbibona ku bakozi b'Imana, ugasanga umuntu yaheze mu gusengera abandi, agasengera abandi rwose, atera agatebe, atera akaraga, atera agasambi, agasengera abandi. Ni byiza, ariko we wamureba ukabona n'indushyi, ukabona ararushye, ukabona noneho ukumva aranababaye. Nuko amaze atese kuki ibi bibazo byakuzuriranye? Ni none se warabisengeye? Ngo huye. Wowe ntugira igihe cyo gusengera ibibazo byawe, uhera mu gufasha abandi. Ni byiza gusengera abandi, simbirwanyije, ni byiza gufasha abandi. Bibiliya iravuga ngo dusengera abera bose. Hanyuma se we Imana izamubona ryari? Hanyuma se we ibyo azabisengera ryari? Fata umwanya usenge. Umugani wa mukozi w'Imana waririmbye ngo wongera usenge, wongera usenge, ngo genda usenge, wongera usenge, utandukanye gusenga kwawe, wimira amajwi yose ya Satani, nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Zibyo nibwira kubagirira si bibi, ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza n'abakunda. Hagarara ku munara usenge, hagarara ku munara ushaka Imana bigishoboka. Iki ni igihe cyiza cyane kiryoshye cyo gushakamo Imana bigishoboka, kuko iri kubonwa Yesu ataragaruka. Hari igihe gusenga bitazaba bigishobotse, hari igihe bitazakunda,
hari igihe bitazemera. Niyo mpamvu njya mbyutsa abantu mu gitondo ati fungura umunwa usenge, kingura amaso usenge, byuka usenge, ramburira Imana amaboko mu gitondo. Twe kurutwa n'inyoni, twe kurutwa n'inyamaswa zibyuka zikahimbaza Imana, zikaririmbira Imana, biragatsindwe. Gora tuzana imbere y'Imana ibibazo. Imana yo nayo ikeneye ko tuyiramya, tuyisingiza, tuyishima. Haleluya. Ariko ntawavuga ati Imana umuremyi wangiriye. Hano ku 10 niko bavuze muri hano muri Yobu 35 umurongo wa 10. Ariko ntawavuga ati Imana umuremyi wangiriye, kandi ari yiduha indirimbo mu ijoro. Imana idusubijemo umwuka turabyutse turi bazima. Imana iduhaye amaso tubyutse turareba. Imana amaguru aracyarimo, amenyo ntiyakutse, ijosi riracyariho. Reka da, niyo waba urwaye bidakora, dushima Imana, dushima Imana, dushima tugisanga tugihumeka, dushima Imana. Dushyire Yesu hejuru, twirata Imana ibidukoreye, tuvuga ibisingizo, tuvuga amazina y'Imana. Ejo bundi muri groupe yacu mu cyumba cy'amasengesho ku birenge by'Umukiza twongeye kwiga ku mazina y'Imana, numva ndanezerewe. Twongera kuvuga ku Mana yacu, twongera kwiga ku Mana yacu, numva ngize umunezero, numva nongeye kwishima, kajya numva ndikongera kuzuzwa bundi bushyashya. Haleluya. Imana tugomba kuyikunda, atari ukubera ibyiduha, atari ukubera ibyiduha, oya, ahubwo kuko ari Imana igitinyiro, kuko ari Imana ikomeye. Twareba ibyo yaremye, twareba izuba ryatse tugashima Imana, twareba ukwezi nijoro tugashima Imana, twareba isanzure tugashima Imana, twakumva akayaga gahushye, haleluya, tugashima Imana, twareba abana yaduhaye tugashima Imana, haleluya. Wareba ukuntu wicaye ikibuno kitavuyeho, tugashima Umwami, tukanezererwa Imana, tukumva Imana iraduhagije, tukumva Imana iratunejeje. Koko turutwe n'inyoni, tuzi imbere y'Imana kubera ibibazo, kubera ibyiduha? Oya, ndabihakanye. Tugomba gukunda Imana kuko ari Imana yacu bwite, kandi ari yiduha indirimbo nijoro. Niko hano bavuze kuri 11, ikatwigisha kuruta inyamaswa zo mu isi. Imana yaturutishije inyamaswa. Imana iduha ubwiza, ntitumeze nk'indogobe, ntituri inka, oya, iduha ubwenge, iturutisha ibisimba. Bibiliya iravuga ngo yaduhaye umwuka wayo, haleluya, idushyiramo umwuka wayo ku buntu, nta kiguzi, nta kitwishyuza. Iduha isura yayo ku buntu, haleluya, iduha ubushobozi bwayo ku buntu, iratubashisha ku buntu, nta kitwishyuza. Ariko tunanirwa no kuza kuyishima, tunanirwa no kuzinduka kuyibyinira, tuyihereze icyubahiro, tuyisingize. Oya, bikwiye guhinduka, bikwiye guhinduka. Hari ibintu ngira ngo tubihindure muri iki gitondo, bihinduke mu buzima bwacu, bihinduke mu gicamunsi cyacu, bihinduke mu mugoroba wacu, bihinduke mu ijoro hagati rinishye, bihinduke. Dukunda Imana kuko ari Imana yacu, kuko ari Imana Elshadai ishobora byose, kuko ari Imana yaturemye. Kuba Imana yaraturemye, inda zacu zitaravuyemo, twumve tunezerewe Imana. Benshi wakubwira mugani wa wundi ngo roho cyangwa se imyuka y'abapfuye, ukuntu abantu baba ngo baba batakamba bifuza n'uwabaha iminota 2 ku isi ngo bakosore ibyo bagiye badakoze. None twe turahumeka amasaha, umunsi, Imana ikatanga umunsi wose, ariko umuntu ndabe na rimwe yavuga ngo Mana urakoze, Mana urakoze, Mana kumbutsa amahoro, urakoze Mana abo twararanye muri iyi nzu, baraye muri iyi nzu bose ko bakangutse amahoro, turakoze Mana ko wagiye utanga ingabo nyinshi. No kubwira Imana ngo urakoze bitunanire? Oya, 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 tugomba kubihindura. ngo kandi ikaduha ubwenge ikaturutisha ibisiga byo mu kirere. Imana yaradukunze, urwo rukundo iruhamisha kuduha Yesu. Imana yaradukunze, urwo rukundo iruhamisha kutugirira neza, urwo rukundo irarutugaragariza. Byuka usenge,
zinduka usenge, hagarara usenge mu munsi wawe, mu gicamunsi cyawe, uri mu modoka utetse, shima Imana, singiza Imana, byinira Imana, tambira Imana, Imana inezerwe. Gira umunsi wawe uziranyeho n'Imana, ujyana ibyo byose imbere y'Imana. Na Satani azajya aza kugutera, azajya asanga hari icyanditswe watambitsemo, mu rubyaro rwawe hari icyanditswe watambitsemo, ku rugo rwawe hari icyanditswe muziranyeho n'Imana, Imana igukirizamo, idukirizamo. Mu muryango wawe hari icyanditswe kera, hari ijambo ry'Imana washyize ku muryango wawe. Muri bizinesi yawe hari ikintu wayisizeho, n'uyihize n'uyicokoje hajya asanga hari icyo wasizeho. Ujyanga impamvu abantu benshi baterwa gubera iki? Haba harimo ubusa, nta kintu kirimo. Nababwiye ko imbere y'Imana hari icyabya cy'izahabu kijyamo amasengesho y'abera. Uraje umbwire ngo abatasenga sengo kibibaha. Nyine we wahisemo kuza ku Mana, senga. Wahisemo gushaka Imana, senga. None nuko bimeze, protokole nuko byitwa, senga. Nyankunda kuvuga ngo niba Yesu yarasenze, twebwe turi kimwe ntidusenge. Iki ni igihe cyiza cyo gushaka Imana. Icyambi ibi bintu mvuze ngo Mwuka Wera byumvisha abantu, cyambi ibi bintu Mwuka Wera bicengeze mu bantu, bahindure uburyo bwo kubana n'Imana, bahindure systeme zo kubaho mu Mana. Ntabwo dusenga ibibazo byaje, dusenga Imana kuko ari Imana yacu, tukayikunda. Shalom. Murakoze, mwari kumwe na Mama Ebenezer. Ndabibutsa niba uri mushya, kore subscribe kuri iyi channel yacu, channel yawe, ujye urusha kubona ibindi biganiro, ibindi bintu byiza mba nabateguriye, kugira ngo turusheho kuryoherwa n'urugendo rw'agakiza, tugire ibyo tumenye, twunguke, Kristo yubahwe. Shalom, umunsi mwiza, usangize n'abandi. Amen.